baravuze ngo ipfuye ntahita yiryaho sha kurya amashyira ashyushye yaramborotse kankoresha iyi fone ndebe ese urabaza ngo ninde utarumva n'uwo ari reka maze nkwibwire ni Natasha ntumvupe urampupari biragukandagiza akantu ko dusaba tw'intanga nayo nkuvuga ko nta mikino nkifitanye nawe rindira nkubwire ibingiye twoka wo kagenda mu kagare cyangwa kagendesha igiti cyangwa kagendesha inda nk'inzoka cyangwa kagendera ku mbago kagenda ubutatu n'ukuguru kagenda mukwirireho uramboroka urongera kumboroka ndakwereka ikintu nkora ese usyoka wumvaga ari bibi nyine wumvaga ari bibi wakabifuro mu nyowe aha none ko byabyaye umusaruro ukamenya ko umaze kunshyira urumende mu nda ukamboroka ko utari waramborotse mbere nta mishyikirano yindi ihari ugomba kumboroka ukamborokorwa n'iminsi imwe mamunyunyu tubuno hejuru y'abantu muzi ko mutazakira ingaruka zirimo uri kuko wavuga ngo uhuma nk'igikeri gihumira mu mwobo orororororo none urabyibagiwe uri mukawabira nk'ingurube bateye icyuma sawa rero ugomba kwirengera ingaruka umva ugapfuta byawe ukabyara amazi nk'isusohoka byagize ubwonko mu gisongo we wogakuba udusabo tw'intanga muri kaburimbo wogapfuda kizo wogapfupfuka ubwoya wogapfuka igifu wogapfuka ubwonko wogapfuta byayo arankubye gakupwe n'isi gakupwe n'u Rwanda rwose gakupwe n'amahanga gapfuda kize kahande